uhabwe icyubahiro mwami wacu, izina ryawe rishyirwe hejuru, usingizwe ibihe byose. Turagushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse, wakomeje kuturinda, urinda imiryango yacu, urinda abatuye isi bose. Izina ryawe rihimbazwe mwami. Turakwakiriye muri aka kanya keza kugira ngo ubane natwe, udushoboreshe, he kugaragara imbaraga zacu, ahubwo ari wowe uganza muri twebwe mwami. Icyo ushaka kutunyuzamo ukitunyuzemo data, kandi utwishimire muri aka kanya keza. Tubisabye twizeye mu izina ryawe mwami wacu, amen. Ku munsi wawe igihe kigeze, wuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, waje mu isi ubyarwa n'umugore, wiyambuye ishusho y'ubumana, washenjaguriwe ibicumuro byacu. Wowe Mana uremye w'isi n'ijuru, wabambiwe hagati y'abambuzi. Ku munsi wawe igihe kigeze, wuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, waje mu isi ubyarwa n'umugore, wiyambuye ishusho y'ubumana, washenjaguriwe ibicumuro byacu. Wowe Mana muremyi w'isi n'ijuru, wabambiwe hagati y'abambuzi. Ku musaraba wawe mwiza, niwo amahanga yacunguriwe. I Gologota wavanye iminyago, wirongeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu n'abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka. Mu maraso yawe twogejwe ibyaha byacu, mu mibyimba yawe twakize indwara. Intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka. Mu maraso yawe twogejwe ibyaha byacu, mu mibyimba yawe twakize indwara. Mu maraso yawe twogejwe ibyaha byacu, mu mibyimba yawe twakize indwara. Intego yawe ari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka. Mu maraso yawe twogejwe ibyaha byacu, mu mibyimba yawe twakize indwara. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa,
umuyobozi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, umutima wanduye arawushaka. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, ibyawe byose arabishoboye. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, umutima wanduye arawushaka. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, umutima wanduye arawushaka. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ngwino ngwino umusange akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ngwino nawe akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, umutima wanduye arawushaka. Ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Ngwino ngwino akuguranire, arabishoboye. Ngwino nawe akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho gutinya amateka, kandi ushira ubwoba uririmbe imbabazi ze. Yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho gutinya amateka, shira ubwoba ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba ririmba imbabazi ze.
ryawe rihimbazwe mwami Imana. Warakoze kutwitangira tudakwiriye data, warakoze wadukuye kure mu isayo ribi riteye ubwoba mwami, uratuzana mwami, utwogesha amaraso yawe, none ubu turi abana bawe tugenda twemye data. Izina ryawe rihimbazwe mwami. Wakoze ibyo ababyeyi batari gukora mwami, wakoze ibyo abakomeye batari gushobora. Uhimbazwe mwami wacu, ushyirwe hejuru ibihe byose, udushoboreshe data, tujye duhora tukuvuga uko bikwiriye, tugushime uko bikwiriye, tuguhimbaze mwami Imana uko bikwiriye mwami. Uduhe imbaraga, ntitwashobora ntitwabashwa mwami Imana tutari kumwe nawe. Ngwino utugenderere Mana, ngwino uturwanirire, ngwino twishimire data wera, ndetse n'abatwumva bose mwami bagubwe neza, ndetse bakomeze babone imbaraga zawe mwami. Ugenderera abakumva, ugenderera abatuye isi bose data, wishimire buri muntu wese data, abagutakambira ubumve kandi ubiteho mwami, ubagirire neza data. Warirekuye